ikaze. Kimwe mu bintu bikunze kugorana cyane mu bijyanye no kuboneza imirire harimo no kurya imboga. Imboga ahantu hose bahora batubwira ko ari ingirakamaro kandi nibyo kuko zikungahaye ku bintu byinshi bitandukanye bitewe n'ubwoko bw'imboga. Ikindi, imboga zigira amakalori make cyane ku buryo iyo uziriye ari nyinshi winjiza amakalori make, bikaba bishobora kugufasha kumva uhaze kandi ntuze kurenza igipimo cy'amakalori wemerewe ku munsi. Niyo mpamvu rero ari ingirakamaro cyane mu rugendo rwo guta ibiro, ariko no mu kuboneza imirire mu buzima busanzwe. Niba udashaka guta ibiro, imboga zikungahaye ku mavitamine menshi n'imyunyungugu dukeneye udashobora gupfa kubona ahandi atari mu mboga. Ubwo rero ni ingenzi kuzirya, ariko iyo umuntu abivuza kenshi bahita batangira gutekereza imboga kuzitogosa, mbese kwa kundi umuntu abatinya n'amavuta. Murabizi yuko abantu benshi batinya amavuta, batekereza yuko ari mabi, ariko nkuko nabibabwiye amavuta ntabwo ari mabi, ahubwo ikibi ni ukurenza urugero wemerewe cyangwa se ubwoko bw'amavuta runaka. Ubwo rero uyu munsi muri iki kiganiro ngiye kubereka uburyo ngewe ntekamo imboga. Ushobora kubutekamo imboga izo arizo zose zikaryoha kandi utongeyemo amazi ngo uzihindure igishanga, ahubwo zigahishwa n'amazi yazo, noneho zikaza kuba zinaryoshye washyizemo n'utuvuta duke n'uturungo dutandukanye. Ntimucikwe. Uyu munsi turi mu gikoni, ngiye kwereka uburyo ntegura amwe mu mafunguro. Ngiye gutegura imvange y'imboga bakunda kwita vegetable ratatouille, hanyuma ndateka n'umuceri, hanyuma nze kukwereka ukuntu ifunguro ryanjye riri buze kuba rimeze. Ntucikwe. Kugira ngo duteke izi mboga dukeneye poiro, poivron, celery, ibitunguru by'umutuku, imiteja, hanyuma chou fleur na brocoli, karoti, courgette ndetse n'inyanya. Ibi nibyo turi bukoreshe kugira ngo duteke izi mboga tugiye guteka. Na tungurusumu nari nyibagiwe kugira ngo dukore iyi vegetable ratatouille. Mbere yuko dutangira gutegura imboga ariko nari nababwiye yuko ndibuzirisha umuceri. Ngiye kubanza gutegura umuceri. Ahangaha ngiye gukoresha umuceri wa basmati kuko uyu muceri wa basmati uba ufite indice glycemique yo hasi ugereranyije n'indi miceri. Ugiye ufite amahitamo rero wawuhitamo. Ngiye umuceri ndabanza nkawoza neza, hanyuma nkabona kuwuteka. Igipimo cy'umuceri kimwe mu bipimo bibiri by'amazi. Reka dutangirire ku miteja. Twibutsa yuko imiteja, haricots verts, green beans mu ndimi z'amahanga, ari imboga nziza cyane zikungahaye kuri fibre. Harimo folate, harimo vitamine K, harimo vitamine C zifasha mu mikorere y'umwijima no kurinda igipimo cy'isukari mu maraso. Ni imboga nziza cyane ushobora guteka zonyine cyangwa se ukaziteka uzivanze nk'uko nguko ngiye kubikora. Mu mboga zacu kandi turashyiramo courgette, zucchini. Akaba ari imboga nziza cyane zifite akamaro kanini kubera yuko zikungahaye kuri fibre, ariko kandi zirimo na potassium. Kubera yuko zifitemo amazi menshi bituma zigira kalori nkeya. Ibi ngibi bikaza gufasha umuntu guhaga kandi noneho nta kalori nyinshi yinjije, bikamworohereza mu bijyanye cyane cyane no guta ibiro. Izi mboga zacu kugira ngo zize gusa neza ntabwo umuntu apfa kuzikata uko abonye. Wabikora uko ubishaka, ariko ngiye nkunda ibi byo kurya bisa neza. Kugira ngo zize kuza zifite forme imwe, ndazikata nkoresheje akuma gakata imboga, ariko kugira ngo bitaza kukagora kuzikata mbanza kuzikatamo uduce duto duto. Noneho nkahitamo ari amenyo aya manini niyo nkatamo courgette. Noneho nkagenda nshyiramo buri gice uko nagiye ngikata buhoro buhoro kugira ngo nyine zize kuza zifite forme imwe, bize kuba bisa neza. Hari abantu benshi baba bafite bene utu twuma warakabonye nko muri expo cyangwa ahandi hantu kagakunda, ariko wakageza mu rugo ntiwibuke kugakoresha cyangwa se ukibaza aho wagakoresha cyangwa bikagutera ubute. Umunsi watetse imvange y'imboga cyangwa se imboga, ndagushishikariza kugakoresha kuko iyo ibiryo bisa neza nabyo ni kimwe mu bintu bituma umuntu yitabira kubirya, cyane cyane nk'imboga akenshi usanga zigora mu kuzirya, abantu badakunda kuzirya. Iyo zisa neza rero zibereye ijisho bituma abantu bagira apeti yo kuzirya. Nagushishikariza niba ufite aka gakoresho kuzajya ugakoresha urimo gukata imboga.
ntabwo twateka rero uru ruvange rw'imboga nta karoti irimo, usibye kuba ifite ibintu byinshi kungahaye wongeye kukubwira, ahubwo karoti ituma hazamo n'irindi bara ryiza kugira ngo ya mafunguro yacu azabereye ijisho. Karoti rero nk'uko twese tubizi irimo beta carotene ihinduka vitamine A, ikarinda amaso ndetse n'uruhu, inagabanya cyane stress oxidatif mu mubiri n'ibindi byinshi byiza bya karoti twese tuzi. Gusa kugira ngo birusheho kugenda neza byaba byiza ugiye utazihisha cyane zikucagurika, nibwo ubona ibyiza byazo kandi zidahindutsemo isukari nyinshi, kuko karoti iyo uyitetse igahwana cyane ikigero cyayo cy'isukari kiriyongera ndetse na index glycemique yayo ikiyongera. Byaba byiza rero ugiye uyiteka ukayishyiramo nyuma y'izindi mboga kandi ukayiteka isa nk'ijya gukucagurika. Nayo kugira ngo ize kuza nyine isa neza, nayo ndakoresha kakuma gakata imboga, ariko ndahindura amenyo, ndakoresha amenyo matoya kugira ngo nyine udukaroti tuze arimo dutoya. Uraza kubona ukuntu biri buze kuza bisa n'insoza guteka, biraba bibereye ijisho rwose. Muri izi mboga zacu kandi turashyiramo poivre. Akenshi iyo umuntu avuze imboga ntabwo uyumvamo, ahubwo abantu benshi babifata nk'ikirungo, ariko nayo ni imboga. Ushobora kuzirya zonyine ari mbisi cyangwa se zitetse, ari iz'icyatsi cyangwa se zandi mabara, kuzirya muri salade cyangwa kuziriraho, kuko ni imboga nziza cyane. Usibye kuba zifite fibre zirimo n'amazi nk'izindi mboga kandi zifite amakalori make, zinakungahaye cyane kuri vitamine C. Ni zimwe mu mboga zifite vitamine C yo ku kigero cyo hejuru. Poivre kandi nazo zifite antioxidant iri ku kigero cyo hejuru, bimwe bituma umubiri wisukura, ukuramo uburozi butandukanye buba bwawinjiyemo bunyuze mu bintu bitandukanye. Ikindi, poivre ituma abasirikare b'umubiri barushaho gukora neza, kandi twese turabizi yuko ibiryo birimo poivre biba bihumura neza. Noneho rero ako kabara nako kayo gahita kongera ibara muri bya byo kurya. Tukivuga ku mboga rero dufata nk'ibirungo tutajya twumva yuko ari imboga, turaza gushyiramo na onyo cyangwa se igitunguru. Ahangaha tugiye gukoresha igitukura. Izi ni imboga nziza cyane kuko nazo zifite byinshi zikungahayeho, cyane cyane bituma umubiri wacu wisukura cyangwa se urwanya indwara zimwe na zimwe. Tukivuga ku mboga rero zifatwa nk'ibirungo, ntabwo twabura kuvuga umwami w'ibitunguru ari we tungurusumu, garlic cyangwa se ayi mu ndimi z'amahanga. Uyu nguyu ufatwa nk'umuti, ntabwo nakwirirwa introducinga rwose. Tungurusumu twese tuzi ko ari umuti uvura ibintu byinshi, harimo ama infection, ukazamura abasirikare bo mu mubiri bagakora neza, ukaringaniza umuvuduko w'amaraso n'ibindi byinshi. Nzibika muri freezer rero, ndazisya narangiza nkazikonjesha mu tuntu tw'utubarafu, nkajya mfata kamwe kamwe. Si tungurusumu gusa mbika muri freezer, kuko na seleri nazo ndazigura nkazoza nkazikata nkazibika muri konjerateri, ndetse na poireau. Abahanga bavuze yuko aho kugira ngo ubifate bipfira aho ngaho bime nk'ibyumagaye, wabikonjesha ukabikonjera, kuko intungamubiri ugera igihe cyo kubirya zikirimo ugereranije n'uko wabireka bikumira aho ngaho. Poireau rero cyangwa se ric nazo ni imboga, nubwo tuzifata nk'ibirungo, nazo ni imboga kandi nziza cyane, zifasha mu gutuma amaraso atembera neza. Ikindi zifasha no mu kwisukura k'umubiri, kimwe n'izindi mboga zo mu bwoko bw'ibitunguru. Mu mboga zacu turaza gushyiramo na chou fleur ndetse na brocoli. Ngewe mvuye kuzigura ku isoko, ndazoza nkazikata nkazibika kuriya muri frigo, nibyo binyorohera. Chou fleur nagira ngo twibukiranye yuko ari imboga nziza cyane, ko zifite fibre ihagije, ariko zirimo na vitamine C ndetse na vitamine K, zikanafasha cyane kongera ubwirinzi bw'umubiri mu guhangana n'indwara ya kanseri ndetse no mu kwisukura k'umubiri, ibyo bibakunze kwita detox. Brocoli rero nta wirirwa kivuga, kuko twese tuzi ko ari superfood, super aliment, kuko ni rumwe mu ruboga rukungayeho cyane ibirinda indwara, cyane cyane indwara zikomeye. Izi mboga nizo tugiye gushyira muri vegetable ratatouille yacu y'uyu munsi. Ushobora gushyiramo izindi mboga zose ushaka bitewe n'ibyo ukunda, gusa ngewe izi mboga nizo nari mfite, nizo rero tugiye kuvanga kugira ngo dutegure iyi vegetable ratatouille. Twagiye rero ku muriro uringaniye, nukubanza ukumutsa isafuriya neza, yamara kumuka muribuka yuko nababwiye yuko turi bushyiremo amavuta. Ahangaha nakoresheje amavuta asanzwe ari mu kajerekani k'amata, ariko nyine
murabizi African Moms Vibe, ariko na amavuta asanzwe y'igihwagari. Na amavuta ni makeya, ni nk'ibiyiko 2. Ntago napimishije ijisho, ariko ni nk'ibiyiko 2. Hanyuma noneho amavuta amaze gushyuha neza, tugatangira gushyiramo imboga rumwe, ntago tuzishyiriramo rimwe. Duhereye ku bitunguru, akaba ari byo tubanza gushyiramo kugira ngo bibanze bise nk'ibihiye, kugira ngo impumuro yabyo ize kuboneka neza. Umuntu akabanza kubikaranga kugira bitangiye kuba nka shokora, ariko ntibishirire, kugira ngo bize kuzana ya mpumuro. Noneho umuntu akabona kongeramo poivro, ese poivro na poivro ndabyitiranye pe. Kandi ugashyiramo poivro ukavanga neza, nazo ukareka zigafata amavuta nk'iminota 2 kugira ngo impumuro yazo nayo ize gusohoka neza. Hanyuma noneho ukaza kubona gukurikizaho n'ibindi. Umuceri wanjye nawo ndabona urimo urashya. Hanyuma ucungira hafi kugira ngo bidashirira. Noneho babona poivro zimaze gufata amavuta, zitangiye koroha, agahumuro kazo gatangiye gusohoka, ukabona kongeramo noneho imboga zikurikiyeho. Ukunze kurikiranya cyane izibanza, ngewe nibyo bimfasha kugira ngo ibintu bigende neza. Mpera ku miteja. Imiteja ntago inywa amavuta, niyo mpamvu nyiheraho. Kera twiga guteka, mwarimu niko yabitwigishije. Ahangaho rwose nibyo nize mu ishuri, guhera ku miteja igiye gukora vegetable ratatouille, kugira ko imiteja ntago inywa amavuta. Ariko hari izindi mboga ziri inyuma zishobora kunywa amavuta, bigatuma ya mavuta washyizemo yari make noneho aburirwa irengero. Umuntu rero hagati ya buri ruboga n'urundi ni ugupfundikira kugira ngo imboga nyine zitangire urugendo rwo gushya, niba ariko navuga. Ikindi mpamvu duhera ku miteja nuko inakomeye kugira ngo ize gushya ntishya nyuma y'izindi mboga zose tugiye guteka. Hagati aho nkubise amavi hasi, nafashe amashusho none nayabuze mbere kuko nakurikiranyije imboga gusa. Nakurikijeho chou fleur na brocoli, ndasimbiza sinakoresha umwuko. Hanyuma noneho bimaze gufata amavuta nabyo mbona gushyiramo courgette, ndasimbiza sinakoresha umwuko. Hanyuma noneho nyuma yaho mba aribwo nongeramo karoti. Imboga zindi zisa nk'izigiye gushya kuko nababwiye karoti ntago ari byiza kuzihwanya kuko byongera indice glycemique yazo, bigatuma isukari iba nyinshi mu mubiri. Ngiye ku giti cyanjye nta nubwo nkunda karoti zihiye, ariko no muri nutrition batugira inama yo gukucura karoti cyane gusumba n'izindi mboga. Nukuri mumbabarire, ubutaha nzabyitwararika ntagire ishusho na rimwe nta mu nzira. Murakoze ko mumbabarire. Ubonye amazi atangiye kugabanukamo, ni igihe cyiza cyo gushyiramo inyanya, cyane iyo uri bukoresha inyanya ziseye. Iyo uri bukoreshe inyanya zidaseye zikase bisanzwe, wazishyiramo mbere nka kiragiye nashyiriyemo karoti, noneho ukongera ugapfundikira kugira ngo zize kubona igihe cyo gushya. Ikindi ngewe iyo nshyizemo inyanya nibwo kiri ibirungo mu biryo, nkunda simba mbiri kari powder. Niba wararebye andi ma video yanjye yo guteka, nakubwiye ko ahantu hose nyishyiramo. Ni ikirungo cyiza cyane. Hanyuma ariko ahangaha nashyizemo n'ikindi kirungo nacyo gituma ibyo kurya bihumura neza. Ntabwo ari ngombwa nuko ngewe ngikunda, kandi burya ntabwo ibirungo nk'ibingibi ntabwo byica ibiryo umuntu agiye kurya. Mu kugura ibirungo ni ukureba composants zibigize ibyo birungo, kandi niba nta bintu biri artificiel bitangizwa na za birimo, hanyuma noneho ukaba ari ubihitamo. Ariko niba hari n'ikirungo ukunda kirimo iyo ushobora kugiteka, ariko ntugiteke muri buri biryo bya buri munsi, ukagiteka rimwe na rimwe, kuko nyine ibiryo bigomba kuryoha kandi bigahumura. Kwirinda kuzuzamo ibirungo byinshi, ariko kandi niba ari akarungo ukunda runaka nko mu nyama, ntukibuze ako karungo mvuze haruguru urakaza. Abantu benshi bakashinja ibyaha, ariko niba ugakunda ntibyakuza gukoresha mu nyama. Ntabwo njyana nagateka. Ahangaha rero imboga zitangiye gushya, nge ntabwo nashaka ko zishya cyane kubera ko na karoti nazishyizemo mbere. Inyanya mbona zimaze gushya ariko zitarahwana, ubwo nari impishije. Ariko ubishatse wareka inyanya zigashya cyane, bikumuka cyane, nabyo birakunda, nabyo urabikora.
ariko icyo gihe hari igihe zagushyana zigahwana cyane, kandi imboga ziryoha iyo zirimo gukucagurika. Turyoherwe rero. Ubu buryo twatetsemo imboga ni uburyo ushobora gutekamo imboga nyinshi zitandukanye. Ushobora gukoresha rumwe muri izi mboga zirimo hano ukaziteka ukwazo gutya, yaba courgette, yaba shufureri cyangwa se brocoli, ukaba ushobora kubiteka gutya kandi bikaryoha. Ikindi ushobora kongeramo wenda nka sauce tomate niba ushaka ko bitukura cyane, cyangwa se ukaba ushobora kongeramo nk'ubunyobwa. Izi mboga ushobora kuzirisha ibintu byinshi bitandukanye, harimo umuceri nk'uko ngiye kubikora, cyangwa ibirayi, kawunga n'ibindi byose urisha imboga. Ngewe rero nazifatishije umuceri, murabizi ko nkora portion controlling. Ahangaha ni garama 150 z'umuceri na boulette ndetse n'akavoka gakeya. Murakoze cyane. Niba wakunze ibyo wabonye muri iki kiganiro, kanda like. Ntiwibagirwe kandi gusangiza bagenzi bawe. Niba hari icyo wifuza ko tuzakora mu biganiro byacu bitaha, ubitwandikire muri comment. Kanda subscribe niba utayikanda ukabyara. Murakoze cyane.